mbega ibitotsi nararanye na n'ubu ndacyabifite. Imbwa yanjye yariye rakari we mugore mfite. We Nzigi. Hola. Boss urangene. Ndigukukurira ingoko muri yandi wareba ndigutoragura nagamba gizage ziratera kugira ngo uyu munsi nese uzingiyo ndayazi. Ubusiga nanyita banguwo tunganyije umushahara shari nge nawe boss ninde? Ko boss moja maheza n'abakoza agaciro. Ubwo imbwa ubwo mukanye wandutisha imbwa kandi ndi gukora akazi. Ujya muradoheza agaciro. Okay, none ahubwo unyibukije ibyo mve nguhamagariye. Yariye. Ko boss wigizute. Gutes. Wigizute. Gutes. Nzitukuze babibone. Boss ngende ngukure zira ngoko. Nujya kugenda umbwire nze mbere igipangu sibyo se. Kesa wanga ho genda uze nguhereze ibiryo gaburira iyo mbwa yanjye kuko nawe mugore mfite. Sasa ngo ginda. Mayi wowe Nzigi ngaho akira nyine. Yes boss. Akira nyine ugateke neza ukagaburira nyine. Ngafata nk'umugore wanjye iyo mbwa yanjye. Yes boss. Iyo se ni ayirambwa. Yose wibeshe niba bandurije imbwa igomba kuyigikayimara. Ifura amababa ndabwo ndayata. Ufite uburenganzira bwo gupfura iyo ngoko ugatekera imbwa yanjye ariko nda burenganzira ufite muzira na bumwe bwo ufite bwo kugiba bajya ingoko. Genda kandi niko ngubwiye. Kigiye cyo bazi no kugarika mada gusa. Iriya icyuzuyemo gusa ni ingoko. Ko nijyaniye uko aho mu rugo ndibajya koko. Oya kamba magara umukiriya wa ino mbwa yigure. Sinabivamo. Halo. Yambwa banari kuyindutisha mani. Ino mbwa ive mu rugo. Sawa ihuta sawa. Konde wa ngakowe. Ndakujya. Je, narenze rwose ngaka nagafite ibintu yetereka mu aho kugira vuba mana. Imbwa ijyaga ingoko n'amatako y'ingurube uzayigabura. Nizanga ibishyimbo n'ibijumba nge nzayigaburira imihini. Uzavuyijya. Nzigi none yambwa yangiriye ko ndikumva ngeneye gukina nayo ra mu gihe cyo ndakazi mfite Kanyizana. Taza mbwa yakuriye. He fucked up. Wambwa ujewe.